channel isanzwe ntago ifite aka kantu ubona hano, kano kantu iyo ugafite bishatse kuvuga ko channel yawe iri international cyangwa izajya ikwinjiriza nk'umuntu uri hanze cyangwa wayifunguriye kuko twari twayifunguriye mu Bufaransa. Rero channel zisanzwe ntago zigira creative reward program. Iyi ni porogaramu ikwemerera kujya uhemberwa views zawe cyangwa ibikorwa byose byakorewe kuri account yawe ya TikTok. Rero nawe ndagusabye fungura TikTok ya nyayo yakwinjiza mu Rwanda, wakoresha TikTok mu buryo bwo kwishimisha. Ariko muri ino video ngiye kwereka ukuntu wafungura TikTok ukoresha VPN cyangwa ukoresha igihugu cyo hanze cyemera monetize kandi uri mu Rwanda, nawe ukabasha kuba wakorera amafaranga muri views zawe ndetse n'abantu bakaba babasha kumonetiza TikTok yawe ugatangira guhembwa. Nkuhaye ikaze, niba uri mushya banza kandi subscribe. Musaba kora ino video yose kugeza irangiye. Ujye kugeza kino kiganiro ndi Edi Creators Rwanda. Hongera ngeze ibiganiro byinshi bijyanye n'ikoranabuhanga. Niba ufite cyangwa ikibazo uragira kuri video zacu ujye twandikira muri comment. Turi hano ku bwanyu. Nta kindi kintu uzakora, uzajya kuri Play Store aho dusanzwe tumanurira ama application cyangwa dukura downloadingira ama application. Tujye muri search twandikemo TikTok. Hari ama TikTok atandukanye. Icyo dushaka ni TikTok hari light, gusa njye ntabwo nshaka light kuko ndashaka TikTok original, ariyo iyi ngiyi uri kubona imbere ya kuri screen yawe. Uzaza wowe uyinstall muri telefone yawe, numara kuyinstall ikintu cya mbere uzakora uzayifungura. Rero kuvuga ngo TikTok isanzwe kenshi ntabwo ifite creative program. Rero twe tugiye kwifasha ibindi bihugu byemera monetize kugira ngo tubashe gufungura TikTok natwe tujye duhembwa, ariko dusa nkaho turi muri ibyo bihugu byo hanze. TikTok ihemberwa views zawe iri international. Then uzajya usanzwe ufungura TikTok ukanda sign up, hangiza uze kantu kaba kanditseho Rwanda, uzazugwa kandi hano hantu usacinga n'igihugu ushaka, United States cyangwa Ubufaransa bitewe n'igihugu ushaka cyangwa Canada. Jyewe ko nahisemo France. Noneho urabona ko hano hari u Rwanda, aha habayeho France. Tugiye gufungura TikTok ariko bisa nkaho turi mu Bufaransa kuko kenshi mu Rwanda ntabwo twari twatera imbere cyane ku buryo dutangira guhemberwa cyangwa TikTok yacu duhembera, sibyo kwirirwa tuvuga ngo tap ndetse n'ibindi, cyangwa umuntu akabasha kuba yaguha gift. None ubu ngubu ifunguye ino TikTok bishatse kuvuga ko utari mu Rwanda ugiye kwifungura mu yindi cyangwa ahandi hantu. Ubona icyo uzakora, uzaza kuri email ufite muri telefoni, email uzi ko utari wafunguzaho TikTok, ukande hano. Umara gukanda hano uzategereza gato wafunguke, urangiza uze hano uhitemo email ushobora kuba utarafungujeho TikTok. Tugerageze yitere niba na TikTok iriho. Nibutse wakanda subscribe, like ndetse na comment kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Urabona ko nta TikTok iriho, bizahita ufunguka. Hano hantu ugomba kwitondera cyane, nabwo ugomba gushyira amatariki ya nyayo ari ku ndangamuntu yawe, ko nugira igihe cyo guhembwa ibi byose bazabasha kujya babireba, bazabikurikirana barebe nuko bihura n'indangamuntu, kandi kubihindura bizakugora. Rero ugomba gushyira amatariki nyayo wavukiyeho, umwaka, igihe ndetse n'ukwezi, uko ibi bintu bizifashishwa cyane. Niba uri mushya ndagusabye kandi subscribe, like ndetse na sharing ino video kugira ngo igere kure. Nurangiza uzakanda next umaze gushyiraho amatariki yawe ya nyayo wavukiyeho. Mara gukanda next uzategereza gatoya. Hano uzaza uhitemo izina ushaka kwiyita. Si ngombwa yuko ushyira izina ryawe rya nyaryo, ushaka washyira izina ushaka iryo ari ryo ryose. Dushyire wenda izina kandi confirm. Ubwo no kuvuga ngo iya YouTube yacu
ya TikTok yacu tumaze kuyifungura. Hano ngiye kukwereka ahantu itandukaniye na TikTok isanzwe cyangwa ya TikTok yindi wajyaga ubona. Ahantu Voici comment bitaniye débloquer ta cyane. visibilité sur TikTok. C'est super facile. Regarde. Ni ukuvuga mu gihe umaze gufungura ya TikTok yawe nshyashya ugiye gutangira, ino TikTok ntabwo uhita wapolodinga video ngo bikunde, ahubwo utegereza byibura nk'iminsi 3 kugira ngo ubashe gutangira gushyiraho video zawe. Noneho urangije kamwereka ukuntu itandukanye na ya TikTok yawe isanzwe. Uzaza ukande kuri utu tuntu ubona ni 3. Numara kudukandaho urebe, urabona ko hazaza ubuntu bune. Balance mu bisanzwe iyi balance ntabwo igiza. Urugero reka tuyikandeho. Tegereze gatoya. Urabona ko dufiteho 0. Noneho nk'urugero kamwereke, twongere dukande kuri kantu hejuru tujyana na TikTok Studio. Ni uburyo bushyashya TikTok isigaye yarazanye. Iyi channel yacu cyangwa channel yacu tugiye kwereka ahantu bitandukaniye cyane. Muri channel isanzwe ntabwo ifite aka kantu ubona hano. Kano kantu iyo ugafite bishatse kuvuga ko channel yawe iri international cyangwa izajya kwinjiriza nk'umuntu uri hanze cyangwa wayifunguriye kuko twe twayifunguriye mu Bufaransa. Rero channel zisanzwe ntabwo zigira create reward program. Iyi ni program ikwemerera kujya uhemberwa views zawe cyangwa ibikorwa byose byakorewe kuri account yawe ya TikTok. Rero nawe ndagusabye fungura TikTok ya nyayo kwinjiza amafaranga, pana uve muri za zo kwirirwa uvuga ati tap 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 ndetse n'ibindi, ahubwo utangire ukorere amafaranga. Ushobora kwinjiza amafaranga mu ndirimbo zawe abandi bagiye bazikoresha, ushobora gucururizaho n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye cyangwa kuguraho ukamamarizaho ibintu byawe bigiye bitandukanye. Ndagushimiye wewe warebye ino video, n'ufite ikibazo jya hasi muri comment maze unyandikire maze ngufashe. Yari Idi Amin, tuzongere tubonane ubutaha.